Shalom shalom nongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi cyane, ibahe amahoro ab'isi badatanga, ibahe umunezero. Mboneyeho kubwira umuntu twaba turi kumwe muri iki gitondo yumva atameze neza, abona mu buzima bitagenda neza, ndabwira nti komera, we kumva amajwi aguca intege. Yesu aracyari umwami, Yesu aracyari ku ngoma kandi ashoboye byose. Rero Imana yo mu ijuru koko iha umugisha abantu cyane cyane tubana umunsi ku wundi, abasirikare ba Yesu hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV. Ni ukuri mbasabiye umugisha uva mu ijuru, Imana yumve gusenga kwanyu, ihaze kwifuza kwanyu, ndetse n'umuntu waba udugezeho udusuye uyu munsi aribwo akigera kuri iyi cano, nawe musabiye umugisha rwose. Aje turi muri gahunda nziza y'amasengesho, aho tuba dufite icyifuzo kimwe kuri buri munsi dusengera. Tumaze gusengera ibyifuzo bitandukanye, rero uyu munsi tugeze ku cyifuzo dusenya cyangwa se twikuraho umwuka wo gukenyuka. Ubonye gahunda turimo ari nziza, ukumva nawe ushaka kuba mu basirikare ba Yesu, nta kiguzi kindi bigusaba, ni ugukora subscribe, ubundi tukajya tubana umunsi ku wundi turiho twinginga Imana nk'abasirikare turi maso. Haleluya haleluya. Rero nk'uko nari mbivuze, ubwo duheruka twari turiho twikuraho umwuka wica ibyacu, umwuka w'urupfu wica ibyacu. Twabonye uburyo ushobora kumenya ko uwo mwuka ukuriho tunawikuraho, kandi nizera ntashidikanya ko Imana yatubohoye ikatubohorera n'ibyacu. Nk'uko rero nari nabikomojeho, nari navuze nti turaza gusenya umwuka wo gukenyuka. Hari ibintu nabonye, sinzi wenda namwe muraza kuba mwabitekerezaho mwumve niba ari byo koko. Buriya bya bintu tujya twita ngo ni karande birakurikirana. Ushobora gusanga nk'umuryango, ugasanga nka mama wawe arakubyaye apfuye ku myaka mike cyane. Nk'urugero, akimara kubyara asize nk'umwana w'imyaka 7-9, iwe apfuye ku myaka nka 30. Urumva umuntu aba akiri mutoya. Ugasanga papa wawe ni uko, cyangwa se abo muvukana, ukabona abantu barapfa bakiri batoya, bakiri ku myaka mikeya. Rero tuje kwikuraho uwo mwuka, kuko nazo ni karande. Tubona ko ari karande, kuko iyo dusomye mu byanditswe n'abatubanjirije baratwita ba sekuruza mu kwizera, bari Aburahamu na ba Isaka, ngo bapfaga bashaje rwose, ngo binjira mu mva zabo ngo bashaje, imvi ari uruyenzi ku mitwe yabo. Haleluya. Kandi natwe Imana, natwe turi abuzukuru z'abandi ba Aburahamu. Rero natwe tugomba kubona kuri uwo murage, kuko yaravuze ngo izaha umugisha, irimo isezeranya Aburahamu ngo izamuha umugisha, ngo ndetse n'uzamwifuriza umugisha ngo izamuha umugisha, ngo kandi amahanga yose azahererwa umugisha binyuze muri we. Haleluya. Sinzi niba hari umuntu unyumva. Umugisha usobanuye ikintu kinini. Buriya no kubaho ukarama ni umugisha. Haleluya. Niyo mpamvu ngo mvuga ngo dufite uburenganzira. Nashobora kubivuga ukavuga ati ariko se umuntu igihe cye cyageze. Ntabwo tuje kwimura igihe, ahubwo tuje gukuraho icyatuma tudasohoza icyo, kuko igihe cyawe kigera ryari? Igihe warangije umurimo Imana yaguhamagaye kuri iyi si, icyo gihe cyawe kiba kirangiye. Haleluya. Rero tuje kuvuga ngo mu mugisha Imana yahaye Aburahamu, ko hari harimo no kurama, natwe uwo mugisha turawushaka. Haleluya. Sinzi niba hari umuntu uri kunyumva. Haleluya. Reka turebe, tubanze dusome mu byanditswe kugira ngo nitujya tuvuga amagambo tujye tuyahuza n'icyo Bibiliya itubwira. Turebe Itangiriro. Itangiriro ni ibice 25 ku murongo wa kangahera, ku murongo wa 8. Haragira hati, umutwe w'amagambo uragira uti urupfu rwa Aburahamu. Ku 8 hakavuga ngo Aburahamu ageze mu zabukuru, aramye imyaka myinshi, umwuka urahera, apfa ashaje neza, asanga bene wabo. Apfa ashaje neza, asanga bene wabo. Niko Bibiliya itubwiye. Reka noneho dusome nanone no mu Bami ba mbere 3:14. Abami ba mbere ibice ni 3 n'umurongo waho wa 14.
haravuga ngo nuko kandi nsubiremo, nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Reka nsubiremo gatoya, 14:3-14 ngo nuko kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yazigenderagamo, nzakongerera kurama. Amen. Haleluya. Ibi ni ibice bibiri dusomye bitandukanye kandi bihura muri Bibiliya. Twasomye mu Itangiriro haratubwira ngo Aburahamu ngo apfa asaza neza, yinjira mu mva ye rwose ashaje. Hano naho tubonye isezerano, ahangaha ni igihe Imana yarimo ivugana na Salomo, iramubwira ngo niyitondera amateka y'Imana, akumva uburyo Imana yabanye na se, akumva uburyo ki se yabaye imbere y'Imana, agatinda imbere y'Imana, Imana nayo ikamuha kurama akanaramira ku ntebe, nubwo Sawuli yamugenzaga. Umunsi ku wundi urupfu rwari ruri kuri Dawidi, reka tubivugeho, umunsi ku wundi urupfu rwari ruri kuri Dawidi, kuko ngo hari igihe yabaga ari gucurangira Sawuli, umwuka mubi wamutera kubera rya shyari rikazamuka, wakajugunya inkota, ngo ariko inkota ntimufate. Haleluya. Haleluya. Uwo wari umwuka wo gukenyuka wahoraga urinda Dawidi, ariko Dawidi nawe ngo kuko yiyegerezaga Imana cyane, tubona Dawidi hari naho yageze aracumura, ngo ariko aravuga ngo aho kugira ngo njye kugwa ahandi, Imana nzagwa imbere yawe kuko nzi ko ndi umunyantege nke kandi ukaba umunyembabazi, umbabarire. Haleluya. Rero ikintu navuga tukiri ahangaha, ikintu gituma umuntu akenyuka agapfa igihe kitageze, agapfa atarangije icyo Imana yamuhamagariye, ni ibyaha. Nk'uko tubibonye hano mu Bami ba mbere, baratubwiye ibice byaho 3:14, baratubwiye Imana itweretse irimo ibwira Salomo, iramubwira ati wowe nuramuka umenye amateka ya so yagendanyemo nanjye, ayo mateka ukayitondera, ukagendera mu nzira yanjye, amategeko yanjye ukayubaha, nzaguha kurama. Haleluya. Haleluya. Sinzi niba hari umuntu uri kunyumva muri kino gitondo, njye ndumva iki cyifuzo nanjye ngifite, sinzi nawe niba icyo cyifuzo ugifite. Niba ugifite rero, haguruka dusenge, tugiye kwinginga Imana yacu. Hari ibintu njya mbona ugasanga mu muryango nta muntu ugeze imyaka 40, ku myaka 40 baba barimo bashyingura. Umuntu wese ugeze muri uwo muryango ku myaka 40 baba barimo bashyingura. N'iki se? Ni ya mateka bitewe n'imigenzo n'imihango by'imiryango yacu yabayemo ituma abantu bakenyuka. Rero urwo rupfu turakuraho uko gukenyuka, kandi dusaba Imana idushoboze, kuko twabonye neza ko icyaha nicyo gituma umuntu apfa ataramye, agapfa igihe kitageze. Dusaba Imana itubabarire. Mvuze ikintu nibuka ibintu njya mbona, sinzi niba mujya mubireba. Muzafate nk'umusore w'imyaka nka 30, uba imbere y'Imana utarasenze ngo unywe inzoga. Ufate n'undi bangana bavukiye igihe kimwe ku myaka 30, uba mu kabari kuva ku wa mbere kugera kuri 30. Nureba uwo mu kabari uzajya ugira ngo afite imyaka 60. Nureba uwa 30 uba mu nzu y'Imana ugire ngo afite 18. Sinzi ibintu mvuze niba hari umuntu ujya ubibona. Kubera yuko iyo uri mu byaha, iminsi yawe irihuta cyane. Impamvu yihuta ni iki? Nuko Satani neza arakubara ngo utamucika, kugira ngo kuri wa munsi ubwo azaba arimo atwikwa atazashya wenyine, azagire benshi yisasira. Niyo mpamvu imyaka yawe arayihutisha cyane, n'iminsi yawe akayihutisha, kugira ngo usaze vuba uve mu nzira. Sinzi niba hari umuntu unyumvise. Niyo mpamvu ikintu cyose, niba ushaka gutera imbere, niba ushaka kugira ikintu ugeraho, irinde icyaha kuko gikingura umuryango w'ibibi byinshi mu buzima bwawe.
nunagira intege kuko turi abantu, tugira intege nkeya kuko turi abantu bambaye umubiri, bibaho ko umuntu agira intege nkeya, ujye uhindukira uce bugufi umutima ugukomange, uvuge ngo nacumuye ku Mana, iyo mu ijuru ireba ibyo abantu batareba, nimbabarire inyeze. Kuko nukomeza kwishuka ukavuga ngo abantu bazi ko ndi mwiza, ariko wiherereye ugakora ibyo byaha birakwihutisha, birimo birihutisha umuryango wawe, birimo biratuma umuryango wo kurimbuka, umuryango wawe w'urupfu urimo urihuta cyane mu gufunguka. Sinzi niba mbese birakugabanyiriza iminsi yawe yo kubaho. Ijambo ry'Imana riduhaye urufunguzo ndetse iri n'ibanga rikomeye ngo nimukora iki ngiki, kandi uzasanga akenshi Imana muri sisiteme yayo ni uko imeze. Ni ukuvuga ngo niba unkeneyeho umugisha, nukora gutyo uzabona umugisha, ariko nukora gutyo ibyago bizakugeraho. N'aha rero aratubwiye ngo niba dushaka kurama, tuzakore gutya, tuzagendere mu mateka y'Imana, tuzanga icyaha, tuzabona kurama. Haleluya, haleluya. Ikintu rero navuga ni uko sindi kuvuga ngo wenda ngo tuzarama tubeho ntidupfe, ahubwo umukiranutsi abaho akarama, akaramira imbere y'Imana, ngo niyo ashaje, iyo igihe cye kigeze cyo gutaha, ngo ataha neza. Asiga imusozi nta cyuho asizeyo, asiga abana batari ku musozi. Sinzi niba hari umuntu uri kunyumva. Asiga inshingano ze zose, icyo Imana yamuhamagariye. Mbese ubu muri iki gitondo tugiye gusaba ngo Mana, icyo waduhamagariye hano ku isi, dushoboze tugikore mu gihe cyacyo. N'igihe cyacu cyo gutaha nikigera, tuzagende nta mwenda tukurimo. Hari unyumvise? Haleluya. Nicyo cyifuzo tugiye gusengera muri iki gitondo. Twasenze rero, twabonye ko Imana tubwiye ngo nituramuka twanze ibyaha, tugiye guhera rero mu kwihana. Aya masengesho abantu tumaze iminsi tubana bamaze kubimenyera. Iyi ntambara turimo cyangwa uku gusenga kugira umumaro igihe wamaze kwitandukanya n'icyaha, kuko Imana yanga icyaha. Haleluya, Imana yanga icyaha. Ndibutse ubwo Yesu yari ari ku musaraba, bamaze kumubamba, ngo babambuye cya gisambu. Ni ukuvuga ngo ubundi ikintu cyabayeho igihe navuga mu gihe cyo kubamba Yesu, uzi ko basabye ngo babambure cya gisambu cyari cyicanye, ngo barakibambura. Mu kumukura ku musaraba bari bavuga ngo uhindutse umwere, uyu ugiye kugusimbura niwe usa nawe. Arangije yambara ibyaha byanjye n'ibyawe, asa n'ibyaha. Noneho ngo arangije ari ku musaraba aravuga ngo data data, ni iki kikundekesheje? Hariya hantu nawe yari yamaze kubibona ko Imana yamuretse, kubera ko Imana yanga icyaha. Hariya Yesu ku musaraba yari amaze gusa n'icyaha. Imana igira gute? Irahindukira. Rero iyo turi mu byaha, nta jambo twavuga ngo rigere ku Mana, nta n'isengesho twakora ngo rigere ku Mana. Niyo mpamvu ipfundo ryo gusenga ni ukubanza ukihana, kandi ntiwihane by'umugenzo. Hano nta muntu muba muri kumwe ngo burari ibintu bijya bibaho, abantu bagiye gusenga mu cyumba ukatura gisirimu. Sinzi niba hari umuntu murabizi kwatura gisirimu. Kwatura gisirimu watura ibintu biri komone nyine, bya bindi umuntu muri kumwe ashobora kumva nta kibazo, ariko kwatura nyakuri kuva mu mutima. Niyo mpamvu nkunda kuvuga ngo aho kugira ngo wature unezeze abantu, wafata umwanzuro nubwo utavuga mu mutima, ukikomanga ku mutima ukavuga ngo ndabizi njyewe ndi uyu, ndabizi njyewe ndi uyu Mana, ariko sinifuza kuguma kuba uwundi, mbabarira unyeze. Uko niko kwihana mba ndi kuvuga rero hano. Niko kwihana kuzana impinduka mu buzima. Uko niko kwihana kwatuma iminsi yo kubaho kwawe yongererwa, kandi ukaramura imbere y'Imana, ugasohoza icyo Imana yaguhamagariye, ugataha utari mu mwenda Imana. Sinzi niba hari unyumvise. Twasenze. Data, mu izina rya Yesu Kristo, igitondo cy'uno munsi turi imbere y'ubwiza bwawe, dusomye ijambo ryawe Mana. Tubonye ko Dawidi ari we sekuru mu bizera, ngo yashaje, yapfuye ngo ashaje ngo neza cyane, ngo yinjira mu mva ye. Urongera ubwira umuhungu Salomo ubwo yari akiri umusore, uramubwira ngo ugiye kuri iyi ntebe, ngo ariko ngo nuramuka umenya amateka ya so, uburyo twabanye, warangiza ukitondera amategeko yanjye, ngo nanjye nzakongerera iminsi yo kurama. Mana, tumenye ibanga ryo kurama ko ari ukwirinda ibyaha. None turagusabye utubabarire Mana, turi abanyabyaha.
mu nda y'ibyaha niho twavukiye, muri ubwo businzi, muri ubwo kubandwa, muri uko guterekera, mu kuramya ibigirwamana n'ibindi bitandukanye, mu kwica no kumena amaraso, aho niho twavukiye. Turakwinginze utubabarire Mana, mu bujiji bwinshi, mu kutubaha Imana, aho niho twakomotse. Ayo maraso niyo atugendamo, amaraso y'ikibi niyo atugendamo, ariko Mana turasaba ngo utwuhagire, udutandukanye n'ayo maraso, uduhe ADN y'ijuru, amaraso y'ijuru aba ariyo atemba muri twe, atembe muri njye, atembe mu bana banjye, atembe mu mutware wanjye, atembe mu rugo rwanjye, atembe no ku muntu uri kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV muri iki gitondo. Mana turakwinginze n'utweze rwose, udutandukanye n'imigozi ihora idukurura idusubiza mu byaha, utweze rwose udutunganye, amaraso yawe atubeho muri iki gitondo. Nutureba ujye utubona mu maraso ya Yesu Kristo, nutureba utubone nk'abakiranutsi, kuko Kristo yamaze kugera muri twebwe. Urakoze kubwo kutubohora. Haleluya. Turacyasenga nk'uko nabivuze rero, tumaze kwiyeza. Haleluya. Naravuze nti igihe cyose ubona mu buzima bwawe hataraza impinduka, aya masengesho tuba twakoze ntukayakore umunsi umwe, jya uyafatira iminsi 7 usenge. Niba ari ukuvuga ngo ugiye gusengera iki cyifuzo cyo kurama, ugisengera iyo minsi 7 ishire uriho wingingira Imana, wingingira. Kandi naravuze nujya usenga ntukisengere wenyine mwene data, ni ubuntu tuba tugiriwe. Ubu hari undi muntu wagize intege nke no gusenga atabishoboye, rero uwo muntu ujye uhagarara mu cyuho umusengere, kuko nawe hari igihe uba udashoboye, wagize intege, undi muntu utazi akakwingingira, uyu munsi ukaba wahagurutse ugasenga. Rero nibyo usenga, ujye wisabira, usabira abana wabo warashatse utarashaka, kuko uzashaka, usabire umugore umugabo, nurangiza usabire itorero, usabire n'igihugu, kugira ngo na wa wundi wagize intege nke Imana imwibuke. Kuko igihe kimwe Imana yigize yabwira Aburahamu, bari barimo bavugana uburyo Imana yari igiye kujya kurimbura Sodomu, nabyita bari bariho baradiringa n'Imana. Imana iramubwira ngo ngewe nindamuka mbonye umuntu aho Sodomu umwe wonyine wahagurutse agahagarara mu cyuho, aho hantu sinzaharimbura. Bivuze ngo igihugu cyose nibwo cyaba cyuzuye abanyabyaha, wowe uyu munsi ugahagarara ukingingira igihugu, Imana ntiyarimbura igihugu, kuko habonetse umwinginzi. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu rero Lord's Mountain Prayer 7 TV tuba turahakugira ngo twingingire imiryango yacu, twingingire n'abandi. Haleluya. Rero tugiye gusaba Imana yo mu ijuru idukureho uyu mwuka wo gukenyuka. Inkuru buri kanya bafata telefone ngo runaka muzi ko apfuye, runaka muzi ko apfuye. Imana yo mu ijuru iturinde kumva inkuru mbi. Nibutse igihe twasengeraga mu mivumo, ibi bintu twabisengeyemo utarahasengeye byaba byiza. Iryo sengesho naryo ririho twikuraho imivumo. Yaravuze ngo kugira ngo tujye duhuza ibintu, ntabwo ari ibintu biba bipfuye kuza gusa. Imana yaravuze ngo nimuramuka mukoze ibyangwa n'amaso yanjye, ibyaha mugakora icyaha, ngo muzajya mupfa mukenyutse, iminsi yo kubaho kwanyu izagabanuka. Rero tujye gusaba Imana yo mu ijuru idukureho uyu mwuka wo gukenyuka, wo gupfa abantu bakiri batoya. Haleluya. Wo gupfa abantu batarangije umurimo Imana yabahamagariye. Twasenze rero twitandukanya, tubikuraho iyi myuka, tuyikura ku bana bacu, tuyikura ku miryango yacu, tuyikura ku itorero rya Kristo, tuyikura no ku bihugu byacu. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turacyari imbere y'ubwiza bwawe. Mana, umaze kutubohora, dufashe umwanzuro wo kuva mu byaha, kuko dukeneye kurama. Rero turitandukanya n'izi mbaraga ziduhiga zo mu muryango. Ibi bintu twitandukanyije nabyo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwuka, izi mbaraga ziturwanya, zikenyura abantu bagapfa bakiri ku myaka mikeya, bagapfa bakiri ku myaka mitoya, hari byinshi badakoze kandi bakagombye gukora. Uyu mwuka wo gukenyuka ndawikuraho, ndawukura ku bana banjye, ndawukura ku bazankomokaho, ndawukura ku mutware wanjye, ndawukura ku rugo rwanjye, ndawukura ku muryango wanjye, ndawukura ku gihugu, ndawukura ku itorero rya Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwuka twitandukanije nawo muri iki gitondo. Duhagaze mu cyuho cy'imiryango yacu, duhagaze mu cyuho
cy'igihugu, duhagaze mu cyuho cy'itorero. Uyu mwuka n'inkuru z'urupfu turabyanze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwuka turawanze mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ndasaba kugira ngo umpe kurama ndamire imbere yawe, sohoza icyo wampamagariye, nzatahe nta mwenda nkuri mu Mana. Mana, ndagusaba ngo uhe kurama abana banjye, basohoze icyo wabahamagariye, bazatahe nta mwenda bakuri mu Mana. Mana, ndagusaba uhe kurama umugabo wanjye, asohoze icyo wamuhamagariye, azatahe nta mwenda ukuri mu Mana. Mana, ndasabye umuntu wese uri hano kuri Lord's Mountain Prayer 7 TV wakwizeye ukwinginga ngo umuhe kurama. Mana, ndamusabiye ngo umuhe kurama, aramire imbere yawe, asohoze icyo wamuhamagariye, azatahe nta mwenda kurimo Nyiringabo. Urakoze kumva gusenga, urakoze kuduhaye kurama, urakoze kugize neza. Icyubahiro no gukomera nibikugarukira ubu n'iteka ryose. Amen. Haleluya. Yesu abahe umugisha mwinshi cyane, kandi ugende wizeye